Muraho neza nshuti nk'amaguru, amahoro y'Imana nadusakareho. Tubashimiye kuba mwarahisemo neza muhitamo uyu muyoboro dusangiye witwa Inkomarume. Uyu ni umwanya mwiza wo gusogongera ku mateka y'u Rwanda binyuze mu ngeri zitandukanye z'ubuvanganzo, ubwiru, ubucurabwenge, insigamigani, ibisigo, ibyegeranyo ndetse n'ibitekerezo. Njye ubibategurira kandi nkanabibagezaho ndi Inkomarume yanyu. Ibyo ntarabona nabisanze aho ntaragera. Uyu munsi twabateguriye amateka ashingiye ku amateka y'inyeshyamba zazengereje ingoma y'umwami Ruganzu Ndoli. Nubwo Ruganzu Ndoli yabaye umutabazi w'umucunguzi wakuye u Rwanda mu menyo ya rubamba, akagira ibigwi n'ibirindiro mu Rwanda no mu mahanga, agahaza umunezero n'ibyishimo abanyarwanda bari baravukijwe n'ibikomangoma byo kwa Gahima byarwaniye ingoma, ntabwo twavuga ko byabaye shyashya ngo ategeke mu mudendezo utagira ibitotsi. Yagiye ahura na za kidobya zidakanganye zazanaga intambamyi zigatuma atatanya ngo ajye imbere mu mugambi we w'igihe kirekire mu kwagura igihugu no kwihimura ku bapfakaje u Rwanda. Nyuma y'aho bene Yuhi Gahima barwaniye ingoma, Ndahiro Cyamatare akahagwa, ibihugu byari byarigaruriwe n'u Rwanda ku ngoma ya Rugwe, Mukobanya na Sekarongoro bibonye ko nta mugabe n'umugabekazi rufite, byatangiye kwinyara mu isunzu ngo byongere byiyubake buhugu, ntibikomeze kuba muri tumwe mu turere tw'u Rwanda rwa Cyamatare. Amateka rero agaragaza ko hari abigometse ku ngoma ya Ruganzu Ndoli. Aha twavuga nka Nkoma ya Nkondogoro. Ku ngoma ya Ruganzu Ndoli yahuye n'inkirirahato zo mu karere ka Nduga zari ziyobowe na Nkoma ya Nkondogoro wari umupfumu w'icyatwa mu Babanda, ziramurwanya cyane ngo zongere zisubize ingoma ya Nduga. Yari yarigaruriwe na Mibambwe Sekarongoro ahasaga umwaka w'igihumbi 411 ubwo yayamburaga Nkuba ubwa mbere n'umuhungu we Mashira ubugira kabiri. Ese uwo Nkoma ya Nkondogoro yari afite ayahe mateka i Rwanda? Nkomuwo ni mwene Maduna na Nkondogoro, bari abarozi ba Ndahiro, bikaba umwuga wabo barogesha uburozi bwo gucuragura. Kavukire kabo ntihari mu Rwanda, hari Bunyabungo habarizwa muri Kongo y'ubu. Ni ukuvuga ko bari abo mu bwoko bw'Abashi bagengaga ingoma y'Ubunyabungo. Maduna yavanyeyo Nkoma akiri muto, aje gukeza Ndahiro avuga ko azi kuroga azajya amurogera abanzi bamuhiga. Ndahiro rero abyumvise arishima kuko abonye umunyamahangakazi uzamurogera abanzi. Nkoma nawe aza gutora uwo muco wo kuroga, aba n'umurozi w'ikirangirire, anafata izina ry'ibigwi bye mu kuroga, aho yagiraga ati ndi Sekirasanyi, ikirozi cyo mu Marangara. Aho Ndahiro atangiye, Nkoma yabaye umwe mu bafashe kamwe mu turere twa Nduga kitwaga Amarangara, arakigarurira aragategeka. Noneho aho Ndoli abundukiye aje kuyobora u Rwanda, Nkoma aragoma ibyo kuyobora abitera umugongo. Aho akaba ari naho Nkoma yiyambuye umuryango mugari w'iwabo mu Bashi, atora umuryango mugari w'Ababanda, ari naho yaremeyemo inzu imukomokaho y'Abakoma b'Ababanda, kugira ngo ashobore kwigarurira imitima y'Ababanda nk'umucunguzi wabo ushaka kubasubiza igihugu. Kugira ngo uwo mwuka wo kumwigaranzura udakomeza gututumba mu Babanda bari barangajwe imbere na Nkoma ya Nkondogoro, Ndoli yahise ashinga ingoro ye i Mata ya Muhanga ho mu Marangara, ahateganye no kwa Nkoma ya Nkondogoro wamurwanyaga, dore ko nawe yari atuye i Mushubati ya Marangara, kugira ngo arusheho guhangana nawe. Igitekerezo cya Nkoma ya Nkondogoro cyo kongera kwisubiza ingoma ya Nduga y'Ababanda cyaturutse mu kubona intege nke
z'ibikomangoma by'i Rwanda byarwaniye ingoma mu bihe by'ingoma ya Ndahiro Cyamatare. Ibihugu byari byarigaruriwe n'u Rwanda birimo na Nduga yagengwaga n'Ababanda byatangiye kubona ko igihugu cy'u Rwanda kizimye, bitangira kuzura kaboze. Aho niho n'Abanyanduga buririye nabo batangira kubaka bushya igihugu cyabo, bitegura kuziyomora ku Rwanda kugeza ku iyima rya Ndoli. Ruganzu Ndoli arabahashya, ashyirwa ahatsinze. Imigambi ya Nkoma ya Nkondogoro yo kwigaranzura Ruganzu izima ityo. Undi muntu wigometse kuri Ruganzu Ndoli cyane ni Umuhinza Rubingo. Umuhinza Rubingo yashatse kwigarurira Uburiza ngo bwongere bube igihugu cyigenga, nuko Rubingo abumwe mu bashakaga kugitwara Ruganzu Ndoli arakimwambura. Benshi mu bafashe ibyemezo byo kwigaranzura ingoma y'u Rwanda harimo n'Umuhinza Rubingo washakaga kongera kugarurira ingoma y'Uburiza yari yarigaruriwe na Rugwe ahasaga mu 1345 ngo yongere yigenge ibe igihugu. Ruganzu Ndoli aza kubundura u Rwanda, yaje Rubingo amutsindiwe kuri Jari, hakurijeho kwitwa mu nzoga za Rubingo zibira ntizisese zikanyobwa n'abatabazi. N'ubu ziracyahari, ni amazi apfupfunuka mu binogo by'urutare ahora afininuka ifuro rimeze nk'impiza. Abatabazi ba Bucengeri bayanywaga bajya guhaguruka batabaye. Undi muntu wigometse kandi akajujubya ingoma ya Ruganzu Ndoli ni Umuhinza Biti Bibisi. Umuhinza Biti Bibisi yari umutoni wa se Ndahiro Cyamatare, yaramugabiye akarere ka Musaho ya Rubengera ngo abe ari we uhagenga. Aho Cyamatare atangiye irubi rw'inyundo, Biti Bibisi yigarurira ako gace agategeka ntawe umugenzura. Ruganzu Ndoli yimye ingoma, ahita yihimura ku ngoma y'Ubudaha n'Ubwishaza ko bwahaye inzira Abanyabungo bakaza gufatanya na Bamara guhangura ingoma ya Ndahiro Cyamatare. Ruganzu Ndoli aho yimiye ingoma ntiyigeze yemera Biti Bibisi ngo bakomeze bakorane, yamunyaze atamukuyeho. Ibyo bibika inzigo kuri Biti Bibisi byatumye arwara inzika. Ruganzu Ndoli wigaruriye Ubudaha n'Ubwishaza ntiyite kuri Biti Bibisi wari umutoni wa se ngo amukomereze ubwo butware yari yaramugabiye. Undi ni Karemera ka Sinzi rya Nyamuhanzi. Mu barwanyije Ruganzu Ndoli ubwo yaraje kwima ingoma y'u Rwanda akazungura se Ndahiro Cyamatare, harimo n'Abanyiginya bene wabo basangiye ko mu nda y'ingoma. Muri bo uwitwa Karemera ka Sinzi rya Nyamuhanzi wa Ndoba ukomoka mu nzu ya bene Nyamuhanzi bo kwa Nyamuhanzi wa Ndoba umwami w'i Rwanda, nawe yazuye umugara yanga kuyoboka Ndoli. Nta kindi cyari kibimuteye, nuko yahamyaga ko Ndoli atari umunyarwanda uje kuzungura ingoma ya se, ahubwo ari umunyamahanga w'umunyakaragwe k'Abahinda waje kwiba ingoma y'u Rwanda ngo ayigenge. Karemera wari utuye ku gatare ka Saruheshyi, ubu ni mu kagari ka Saruheshyi ko mu murenge wa Mwendo wo mu karere ka Ruhango, ari naho hari gakondo nkuru y'Abatare kugeza magingo aya. N'abandi bari bamushyigikiye, cyane cyane abo mu muryango w'Abanyiginya w'Abaragwa bwami b'Ababanda bari bamaze kuzengerezwa na Ndoli, babonye ko badashobora kwigerereza Ruganzu Ndoli. Mu kubona ko imigambi yabo yamenyekanye ibwami kwa Ndoli kandi ko ishobora kubakoraho, bahitamo gufata iy'ubuhungiro mu majyepfo y'u Rwanda. Mu guhunga bava i Rwanda ntabwo bagiye ubusa, bafashe imwe mu ngoma z'ibigamba, ni ukuvuga ibyegera by'ingabe bya Ruganzu Ndoli, iyitwa Karihejuru, barayimwiba barayijyana. Bamaze kwambuka Akanyaru, Karemera ahita akoza agati muri urwo ruzi
bambuka bagana hakurya yarwo, bagera kuri ubwo butaka, niko kuvuga yiyamirira ati twijaburire urundi Rwanda, ntitukiri mu Rwanda rwa Ndoli. Kari hejuru yambukije Akanyaru akayijyana ku bundi butaka, yahise ayihindurira izina ayita Karigenda, mu rwego rwo kuyobya uburari ngo Abanyarwanda batazayimenya. Izina ry'icyo gihugu ryakurijeho kwitwa urundi Rwanda, ari naryo ryaje kuvamo igihugu cy'u Burundi mu bihe bya Repubulika. Karemera ka Sinzi rya Nyamuhanzi wa Ndoba yageze mu Burundi asanga ari indagu zimaze igihe, aho abapfumu baho bereje ko ubutaka bwabo bugiye kuzagengwa n'umwami uzica intare yari mu buvumo bw'iwabo, yari yarigize ingunge itinywa na benshi. Nuko Karemera ka Sinzi arabibarirwa, aragenda arayica, yicara mu isenga yayo. Bahamusanze babona ko ari umwami wishe ya ntare. Babonye ubutwari bwa Karemera n'ubuhangange bwe bwahenentuye intare, baherako bamwimika bamugira umwami wabo. Nuko akurikizaho guhabwa izina ry'ubwami rya Ntare Karemera, waje kuzungurwa n'abamukurikiye barimo Ntare Rusatsi, ari nawe wabaye ibimburiro ry'abami b'i Burundi bazwi mu mateka y'u Rwanda. Benshi batekereza ko ari byo Abanyarwanda bahimba, ariko benshi mu Barundi bakomoka mu nzu z'abami, cyane cyane abakomoka kuri Mutaga Semwiza, nibo babihamirije abanyamateka b'i Rwanda barimo Padiri Kagame Alexis mu mwaka w'1943 ko abami b'i Burundi ari Abanyiginya, ko ikirangamuryango cyabo ari umusambi nk'ab'i Rwanda, bazi ko bakomoka kuri Gihanga, ngo ariko banga kubyigaragazaho mu maso y'igihugu cyabo, kuko ingoma bimye batayirazwe na Gihanga. Ni ingoma bagaruje ubuhangange, bashirwa bayigabanye, baba abagenga bayo. Kuva ubwo ahasaga mu 1510 abami b'icyo gihugu cy'u Burundi bagira inkomoko mu nzu y'Abatare bo mu muryango mugari w'Abanyiginya bo kwa Ndoba, umwami w'u Rwanda wari utwaye ahasaga mu mwaka w'1213 n'1246 bahabwa izina ry'ubwami rya Ntare, byo kurengurira ku buhangange bwa Karemera wivuganye intare. Uko kwigomeka ku ngoma ya Ndoli kwa bene Nyamuhanzi bari barangajwe imbere na Karemera, niko kwabaye inkomoko y'ibitero byinshi byagiye biva i Burundi bije kwibasira u Rwanda, cyane cyane ibyo ku ngoma ya Semugeshi na Rujugira. Za kidobya zabayeho ku ngoma ya Ruganzu Ndoli ntizamubujije kuremya ibigwi no guhanagura igisuzuguriro ku Rwanda mu myaka 11 rwamaze rwisagagurwamo n'Abagara n'Abanyabungo. Ibigwi bye byatumye yishyuka ku mugambi we wo kwihimura ku bihugu byapfakaje u Rwanda. Yongera guhuza ibihugu byari byarigaruriwe na ba sekuruza, yongeraho n'ibindi bigera